Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya karindwi mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka murabona turakomeza tugendera mu urugendo rwacu duherekejwe n'ivanjiri. Uyu mutwe wa gatanu w'ivanjiri ya Matayo wakomeje kuduherekeza muri ibi byumweru. Twawufunguye tuzirikana ibyo Yesu yatubwiraga ku byo twise beatitude. Biradufasha muri ibyumweru, twararyohewe rimwe na rimwe ijambo ry'Imana riraza rikadukurugutura, ubundi rikatubwira amagambo aduhumuriza, ubundi rikadushyira muri krize. Ni n'uruvange, ariko uruvange rutugirira akamaro, rutuma dukomeza nyine urugendo rwacu nk'abakristo, kandi urwo rugendo rukaturyohera. Uyu munsi rero Yesu yatubwiye ibintu byiza cyane kandi bitureba nk'abakristo. Ndifuza gusangira namwe ibintu bibiri gusa nakuye muri iyi vanjiri Yesu yatubwiye uyu munsi. Icya mbere nuko ntabwo twebwe tugomba gusubiza injustice z'isi, ubugizi bwa nabi bw'isi, ngo natwe dusubize ibisubizo byacu bibe birimo ubugizi bwa nabi. Murabona, niba urukundo rwacu rutarenze ibyo byose, ntabwo turakira ku buryo bugaragara ivanjiri. Gukunda rero abatadukunda, kwemera niba umuntu adukubise urushyi natwe tukamuhereza undi musaya. Ariko ibyo byose biravuga yuko niba ab'isi bagenda bagasubiza ababagiriye nabi, ababashyizeho ibintu bibi, bakabasubiza nabo bahereye ku bintu bibi, ntabwo twebwe nk'abakristo twagendera muri uwo murongo. Umukristo yihanganira byose, cyane cyane akihanganira ubugizi bwa nabi buriba ku isi, kandi ubugizi bwa nabi bugenda bwototera abakristo hirya no hino. Nta mukristo usubiza inabi ku nabi. Nibyo Yezu Kristo atubwiye, igihe atubwira ngo ugukubise urushyi ku musaya umwe umuhereze n'uwundi. Nicyo abashaka kutubwira, ntabwo ashaka kutubwira ko ngo twishore, oya, ahubwo arashaka kutubwira ko umukristo nta na rimwe asubizanya inabi niyo yaba yayigiriwe, kuko abazi neza ko muri buri kintu, muri buri situation y'ubuzima, ufite ijambo ry'umutsindo ni Yezu Kristo, kandi uwo Yezu Kristo nta na rimwe ajya dusiga twenyine. Maze rero ahantu bureberwa ubukristo bwa nyabwo, bureberwa nyine muri ibyo byose birebana n'ubugizi bwa nabi. Cyane cyane umukristo ahura nabwo, ariko akabasha kububamo, kandi akabubamo nyine agaragaza igihe cyose urukundo rw'Imana. Imana ubwayo muri Yezu Kristo yabuganije nyine mu mutima we. Icyo nicyo cya mbere, kumva yuko turi mu isi rimwe na rimwe itugoye, idutoteza, itabyumva kimwe natwe, ariko nta na rimwe tugomba kugenda ngo twinjire muri logike y'isi yo kwihorera, yo gusubizanya inabi ku nabi yagiriwe. Ahubwo twese twumva yuko muri buri kintu, muri buri situation, ufite ijambo rya nyuma ni Yezu Kristo. Icya kabiri rero no gukunda abanzi. Ngo niba mukunda ababakunda, mukaramutsa ababaramutsa, se muzaba murushije iki abandi? Ngo n'abapagani n'abasoresha ibyo barabikora. Hari ikintu rero nyine cy'inyongera umukristo agomba kwerekana mu buzima bwe bwa buri munsi. Iyo nyongera Yezu yayitubwiye adusaba gukunda abatadukunda, gukunda abanzi, no gusabira abadutoteza. Barahari abakristo, hari n'abakristo benshi batotezwa kubera ko ari abakristo. Gukunda rero abanzi, ariko twese
Imana yatugize abakunzi kuko yatubuganijemo urukundo rwayo. Dukoreshe urwo rukundo rero, dukundane bamwe ku bandi, dukore ibishoboka byose kugira ngo urwo rukundo rw'Imana rugere ku bantu bose, kandi rwa rukundo rw'Imana rukunda abantu bose, ari indashima, ari abashima. Urukundo rw'Imana rugere kuri bose, kandi ruzagera kuri bose runyuze kuri twebwe igihe cyose tuzaba dushyize mu bikorwa iri jambo nyine Kristo atubwira, kuko ntabwo aritubwira kugira ngo rize rikarese umutima gusa, ahubwo aritubwira kugira ngo turishyire mu bikorwa, tugerageza kudasubizanya inabi. Ntazagire n'uwaba watugiriye nabi ntituyimusubize, ahubwo tumusubize urukundo. Uwatugiriye neza tumugirire neza, ahubwo turenzeho, kandi ineza iva ku ijambo ry'Imana igere kuri bose, igaragarire kuri bose binyuze ku ijambo ry'Imana, kuri twebwe twaryakiriye. Ariko cyane cyane dukunda abatadukunda, kuko dukunde izo ndashima, dukunde abatabyumva kimwe natwe, kuko nibwo butumwa Yesu aduhaye uyu munsi. Maze rero nk'uko bisanzwe mugende muri evanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 5 kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 48. Ushobora byose naho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza abavandimwe, kandi uhurire nyine muri iyo gahunda yo gukunda abanzi, gusabira abaduhohotera, ariko cyane kwerekana ivanjiri twabuganijwemo muri buri kintu cyose kitubayeho muri ubu buzima.